Igitondo cyiza bakunzi b'amakuru y'ahandi. Uyu munsi tugiye gusoma inkuru ivuga ngo amahirwe ya kabiri. Iyi nkuru tuyibwirwa na Ezekiel Perez Gongora w'imyaka 34 y'ubukuru uba mu gihugu cya Mexique. Tubibutse ko izi nkuru zitambuka mu makuru y'ahandi ziba ari inkuru z'ibyabayeho, buba ari ubuhamya bwite bw'abantu bagiye batanga ngo bukomeze abandi. Mbere yuko dusoma iyi nkuru yacu, reka tubanze tumenye igihugu cya Mexique. Igihugu cya Mexique gituwe n'abantu miliyoni 123. Igihugu cya Mexique kigizwe n'ikigobe kinini ku isi. Igihugu cya Mexique nicyo gihugu kinini kivuga ururimi rw'Icyesipanyolo ku isi. Igihugu cya Mexique nicyo gihugu cya mbere ku isi gikize ku muringa. Igihugu cya Mexique ni igihugu gikora imodoka nyinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose muri Amerika y'Amajyaruguru. Jewe ugiye kubasomera iyi nkuru ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne. Reka dutangire inkuru yacu. Amahirwe ya kabiri. Natangiye kunywa inzoga mfite imyaka 20 y'ubukuru maze kurongora. Ubwo nibwo natangiye no kunywa itabi. Bidatinze nahindutse umusinzi n'umunywi w'itabi. Nakundaga kujya mu bitaramo. Umugore wanjye yabatijwe nyuma yo kujya mu materaniro y'ivugabutumwa yarayobowe na Pastor Richard Perez wo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryari hafi y'iwacu mu ntara ya Tabasco mu gihugu cya Mexique. Ariko icyo gihe nanze kubatizwa inshuro 2 zose. Nyuma y'imyaka 13 ndi muri ubwo buzima nararwaye. Umugongo utangira kujya umbabaza bikomeye. Nagiye kureba umuganga wari hafi aho ampa imiti, ariko ntacyo yamariye. Bukeye ku wundi munsi nagiye ku bitaro by'Abadiventiste byari mu majyaruguru y'ubuvazuba bw'igihugu cya Mexique. Abaganga bancishije mu cyuma bamfata ibizamini by'amaraso n'ibindi bizami byinshi, ariko ntibashoboye kubona indwara. Umugongo warushijeho kumerera nabi maze ntangira kugira umuriro mwinshi. Ku munsi wa 4 ndi mu buriri, ushinzwe iby'umwuka kwa muganga yaje kunsura. Uwo yari Pastor Richard Perez. Icyantangaje ni uko yamenye maze akansuhuza mu izina. Yarambwiye ati, icyo ni cyo gihe ukeneye Imana. Yafashe gitari ye aririmba indirimbo 2. Nyuma yaho yansomeye Bibiliya. Muri icyo gihe nasobanukiwe ko mu kuri Imana inkunda. Mbere y'uko ataha, Pastor yabajije abaforomokazi kuzaza gusengana nawe ku munsi w'Isabato, kandi baraje. Numvaga ndibwa. Uburibwe bwari bukabije kandi nagiraga umuriro mwinshi. Ku munsi wa 7 muganga yaje mu cyumba cyanjye asa n'ubabaye mu maso. Yambwiye ko bari bakeneye kuvugana nanjye twiherereye. Nabwiye umugore wanjye gusohoka akanya gato akiheza. Muganga yarambwiye ati, ufite ibimenyetso by'uko urwaye sida, ariko kugira ngo mbyemeze neza ngiye gufata ibizamini byihariye byabyo. Nyuma y'ibyo bizami muganga yarasohotse maze umugore wanjye aragaruka. Yambajije icyo navuganaga na muganga, ariko sinashoboye kukimubwira. Nanjye ubwanjye sinizeraga ibyo yari amaze kumbwira. Nari nzi ko nagize imibereho idashimishije Imana, ngakeka ko ariyo mpamvu y'uburwayi bwanjye. Ubwo nibwo nibutse amagambo Pastor yambwiye ati, iki ni cyo gihe wari ukeneye Imana. Nasabye umugore wanjye gusohoka kubera ko nashakaga gusenga. Nasenze ndira. Nasabaga Imana andi mahirwe, kandi nayisabaga kumfasha ngo batansangamo sida. Nyuma y'igihe gito muganga yagarutse mu cyumba cyanjye. Yarambwiye ati, ngufitiye inkuru nziza n'inkuru mbi. Inkuru nziza nuko nta sida ufite. Inkuru mbi
nkumenyesha ni uko ntazi icyo urwaye. Nahise menya ko Imana yasubije amasengesho yanjye kubera ko basanze nta sida ndwaye. Ikindi kizami cyerekanye ko mfite amazi menshi hagati y'ibihaha n'igituza. Muganga yanshyizemo imiheha yo kuyavoma maze ambwira ko mbasha gusubira mu rugo mu minsi 5. Nyamara nyuma y'iminsi 5 numvise merewe nabi kurusha uko nari meze mbere y'iyo minsi 5. Ariko ikindi kizami cyerekanye ko mfite ikibyimba. Muganga yarambwiye ati, nkubwiye ko uzakira kubw'igitangaza cyonyine. Bukeye bwaho bambwiye ko ngomba kubagwa byihutirwa. Nongeye gusenga ninginze Imana kumpa andi mahirwe yo gucungura imibereho yanjye nangije. Ku munsi wo kubagwa bansize mu cyumba cy'ibagiro. Ubwo ikinya cyari kikindimo narasenze nti, Mana nunkiza nzabatizwa kandi nzakwegurira imibereho yanjye. Namaze amasaha 6 ku iseta. Ubwo nakangukaga bansubije mu cyumba cyanjye. Umugore wanjye n'abakobwa banjye bari bategereje kumvugisha. Nari maze gusobanukirwa neza ko Imana yampaye andi mahirwe. Nyuma y'iminsi 21 navuye mu bitaro. Nyuma y'ibyumweru 3 mvuye mu bitaro, itorero ryongeye gukoresha amavuna y'ivugabutumwa maze ndabatizwa. Ubu nshinze gucunga umutekano w'ikigo kandi ndi n'umudiyakoni mu itorero. Ndashimira Imana amahirwe ya kabiri yampaye. Nasezeranye kuzayikorera imibereho yanjye nsigaje. Umugabane w'amaturo y'Isabato ya 13 yafashije ibitaro by'Abadiventiste byo mu majyepfo y'Uburasirazuba mu mujyi wa Villahermosa mu gihugu cya Mexique kwagura inyubako yakoze nk'ivuriro rishya ry'aho bavurira abantu. Tubashimiye amaturo yanyu y'ivugabutumwa. Inkuru yacu y'uyu munsi naho irangiriye. Mugire umunsi mwiza.